Mwiriwe. Ntabwo nzi niba bararigaragara neza, ariko tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo gira ubuzima butazima kandi buzira umuze, ukoresha telefone uburyo butakwangiza. Abantu benshi telefone yagiye yangiza abantu benshi cyane, ndetse bamwe bakarwara n'indwara bitewe na telefone. Telefone ni nziza, ariko iyo uyikoresheje nabi iba mbi kandi ikagutera n'ikibazo gikomeye. Telefone imaze gusenya imiryango myinshi, kandi telefone imaze kubakira imiryango myinshi. Aha rero niyo mpamvu nifuje ko tuganira kuri iki kintu cyitwa telefone, ingaruka zo gukoresha telefone n'uburyo bwo kuzirinda. Telefone ni igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu itumanaho, mu guhererekanya amakuru hagati y'abantu cyangwa ibigo bitandukanye hifashishijwe ibyogajuru. Hari n'abajya bagira ngo iminara yenda iri hafi yayo, ariko uburyo bwo gusakaza amajwi yawe, iyo ufashe telefone ugahamagara, ijwi ribanza rigakubita ku byogajuru, ibyogajuru nabyo bikajya gushakisha wa muntu uhamagaye bikabahuza, byamara kubahuza ukitaba. Aho rero harimo ibintu byinshi biba byatumye iryo jwi ribasha guhuzwa n'irindi, ibyo cyane bita mu Gifaransa amareyo. Ayo rero turaza kubona, reka twihute. Igikoresho cyahimbwe mu mwaka w'igihumbi 1873 n'uwitwa Alexander Graham Bell w'umwongereza. Telefone igendanwa ya mbere yageze ku isoko ku itariki ya 6 z'ukwa gatatu 1983, ikozwe n'uruganda rwa Motorola. Ababizi muzi ko hari igitelefone kigeze gusohoka cya mbere cyitwaga Motorola gifite antene. Abantu bagitunzeho bwa mbere bagiye burya turebe abatunze kuri Motorola. Kabisa nakubonye. Ntimutekereze ko umuntu watungaga Motorola atarakomeye. Yabaga akomeye cyane, kuko washobora gusanga nko mu mudugudu itunzwe n'umuntu umwe. Abashakashatsi bemeza ko hafi miliyari 2 z'abatuye isi bakoresha telefone igendanwa. Ibi ahanini biterwa n'akamaro ndakemanwa telefone idufitiye mu buzima bwa buri munsi, ndetse no mu iterambere ry'igihugu n'iry'isi muri rusange. Nibyo cyangwa si byo? Ariko uburyo ukoreshamo telefone, hari umuntu wo muri Kongo, Mungu yamuhamagaye ari hanze, amuhamagaye kubera kutamenya ibya telefone, afata inkoni ayishyira ku gutwi, telefone aba ari agira ati we urumva iyo ushize inkoni ku gutwi telefone, donc yaranyuranyije, inkoni ayishyira ku gutwi, telefone yafata ati yanka yarabyaye irapfa, ati rwose ndi mu bibazo, akibwira ko ari kumva, kandi yafashe inkoni aba arayishyira ku gutwi. Ariko mu by'ukuri telefone isanganya abantu. Ujya kumva umuntu wo muri family muri Amerika araguhamagaye mukabasha kuvugana. Mbese ibyo si byiza cyane? Ariko reka turebe urugero rwa hafi twavuga zidufasha koherezanya ubutumwa, amajwi cyangwa se inyandiko, kumenya amakuru, kuruhura umutwe, udukino, uturirimbo, ndetse benshi tunazikoresha nka konte ya banki. Usigaye wicara mu rugo, umuntu yakubwira ati ariko mfite akabazo ka telefone, ugakurura amafaranga akava kuri konti ya muri banki akaza kuri telefone, nawe ukayamwohereza. Aho si sawa? Aho ni sawa. Nyamara hari ubushakashatsi bwemeza ingaruka mbi ku buzima kubera gukoresha nabi telefone igendanwa. Izi ngaruka ahanini ngo ziterwa n'uburyo ikora iyo iri kwakira cyangwa se kohereza ubutumwa. Mwabyumvise bya bindi twaze tuvuga. Iyi zimwe mu ngaruka zo gukoresha telefone, tujye kwihuta cyane. Icya mbere, ibibyimba na kanseri mu bwonko. Abantu benshi mubona
bafite ibibyimba na kanseri babiterwa n'ubwo buryo bwo gukoresha telefone y'amariyo nakubwiye. Turi buze kureba uburyo wayikoresha, turi buze no kureba uburyo abantu bayikoresha, ndetse bakavuga ko atari byiza kuyiraza mu cyumba uryamamo, ni byiza ko wayiraza kure. Nyamara aba bakobwa bacu hari uyirarana ugasanga baramuhamagaye shereshojo mami akavuga noneho agatotsi kakamutwara ikamubera umusego. Ngo yamariyo yose niko ari kwinjira he? Abashakashatsi bavuga ko kuvugira kuri telefoni iminota 50 buri munsi byakongera ibyago bingana na 7% bya kanseri ndetse n'ibibyimba byo mu bwonko. Ibi byago bikiyongera cyane ku bana bato kubera ko amagufa y'umutwe aba acyoroshye ndetse n'ubwonko bwabo buba bukigenza gute. Ariko se ni kangahe? Mama mwiriwe, mama mwiriwe, none se ni kangahe iyo umwana yakunaniye aho gufata telefone ukayimuhereza ukundi umuhozi? Umugore akajya gutya agafata telefone, harya yanjye nayize. Umugore mwana akamurirana kubera ko ari mu mirimo myinshi ntabwo afite uwamuha, akabagira ufata iki telefone akaba arakimuhereje. Umwana rimwe akagishyira hano mu gatuza, ubundi akagishyira ku gutwi akajya yivugisha ngo halo halo. Ubwo niko babandi bari guhamagara uburyo bwo guhuza aya majwi bwa bunini babwiye ko ari ibyo gajuru, nibwo biri kwangiza ubwonko bw'umwana n'amagufa y'umwana kuko atagenje adakomeye. Niyo mpamvu umwana utarageza imyaka 7, abagore mu munsi, niyo mpamvu umwana utarageza imyaka ingahe atagakoresha telefone igendanwa, naho utarageza ku 14 akayikoresha gake gashoboka. Ubwo gake gashoboka ni ukumwigisha ko igihe agiye kwivugiraho atagomba kwivugiraho ayishyize ku gutwi, ahubwo agomba kwivugiraho iri muri opareri, akayivugiraho iri kure cyane kugira ngo yo gukomeza kwishyira ku gutwi. Icya kabiri, ubwonko bw'umwana uri mu nda bugerwaho n'ingaruka zo gukoresha telefone. Ngira ngo murabona uyu mugore aratwite, ariko yavuze ananiwe ayibika ku nda kandi atwite. Izi ngaruka rero zazindi twababwiye ziri kugenda zikafekta, zikaba zagira ingaruka ku mwana uri hehe, uri mu nda. Ariko niba uri hano ukaba ukunda telefone kugira ngo ibi ngibi ubyumve biri buze kukugora, ariko kuri kuraryana. Kwangirika k'uturemangingo tw'ubwonko bishobora gutuma ubabara umutwe ya minota 50, kandi hari n'ababivugiraho isaha. Niba uzajya kubona ukabona abantu benshi ujya kwa muganga usanga abantu barwaye ngo umutwe udakira. Iyi mitwe abantu basigara barwaye muri iyi minsi idakira ntabwo mbere yabagaho, kuko mbere hakoreshwaga telefone fixe yandi y'umugozi, kandi iyo niwe washaka kuyigendana n'ababaga bayifite mu nzu babaga ari benshi cyangwa babaga ari bakeya, babaga ari bake. Ariko uzareba muri iki gihe indwara yitwa umutwe bose igiye kumara abantu. Icya kane, kwibagirwa no kwitiranya. Icya gatanu, ibibazo by'amatwi acoustic nerve, ibyo nabyo kwibagirwa. Muri iyi minsi abantu ukajya gucyo ukabona umuntu agiye mu nzu agiye kureba ikintu, yagera mu nzu akakibagirwa. Nawe bijya bibaho se? Ntabwo nkubwiye ngo ubivuge, ariko nzi ko bibaho. Muri iyi minsi abantu barwaye amatwi cyane. Gihe nagiye kwa muganga nsanga abantu barwaye amatwi, ngiye kubona mbona bafashe bamutumye serenge, bamutumana n'amazi ariyo mu icupa ameze nka serumu, sinzi ubwoko bwayo. Noneho bakajya bayashyushya gakeya, bakajya bayakurura muri serenge bakamwohereza mu matwi kugira ngo ukurimo ibintu. Ariko muri iki gihe abantu barwaye amatwi cyane. Hari n'abafata telefone, yamara gufata telefone bamuhamagaye, telefone yawe yagize ikibazo cy'uko hari mikoro yapfuye, wajya kubona ukabona
yayitsindagiye kugutwira izina, alo yayitsindagiye cyane, kandi ubwo niko tempo z'ugutwi urimo zangiza, kubera yuko igihe kiranazira turuze kubona hano, burya igihe baguhamagaye bari kuguhamagara ivanga danda, wirinda gushyira kuri telefone ku gutwi, sigiye ko no gushyira ku gutwi cyane atari byiza, ariko ugomba gutegereza akavuga ngo alo, nawe ukamusubiza ngo alo, ariko igihe kiri kudondana kuyishyira ku gutwi ni ukwangiza tempo y'ugutwi. Ntuzajya wumva leta ari kumvikana neza, aho kugira ngo itsindagire ku gutwi uzajya ugerageza uyishyire muri oparirere uvuge iri hirya yawe, ariko utayitsindagiye ku gutwi. Ugabanuka kw'abasirikari b'umubiri nabyo telefone ibigiramo ingaruka. Asima, kubera kwiyongera kwa histamine nayo itera ikibazo, umunaniro, isereri n'isesemi. Usanga abantu barahondomereye, barananiwe, ukibaza uyu munaniro kuva he, kandi ntakora, nta kazi afite, nta kimunaniza, ariko ntibamenye yuko iyo mpamvu uzayakureba ukareba cyane cyane, ukareba abana b'ubu ngubu usigaye mureba ukagira ngo ni umusinzi kubera kurara kuri telefone. Telefone yigishije abana amayi. Nababwiye ukuntu nagiye mvuye Gisenyi ngeze i Kigali, umuntu yagiye kureba asanga ari hanze, ndavuga ni sindari Kigali kandi sindi uze gutwara imodoka, ndayibika. Nuko nari nicaranye n'umukobwa ndi muri Coaster, tugeze kwa Nyirangarama, ngiye kumva numva arambwira ngo tonto ngo wandije telefone, ndayimutize. Ngiye kumva numva arahamagaye, ahamagaye muri Gisenyi, aramubwira ngo rero ngo uje kumpamagara kuri iyi telefone y'umutonto twicaranye, ngo yanjye size nyikingiranye mu cyumba, ngo kugira ngo abantu bazajya bampamagara ngo iwacu bajye bagira ngo nasinzire ndaryamye. Agiye muri boîte Gisenyi, aramaze ngo none se ngo boîte ngo imeze ite? Ngiye kumva namusubize ngo boîte yabaye show. Turamanuka, umwana w'umukobwa asize telefone mu cyumba, ngo nisone baba bajya bagira ngo agenje ake arasinzire. Twageze ku Gisenyi hariya imbere y'ibitaro, dusanga ivoitire nziza cyane imutegereje. Ava muri Coaster yinjira mu ivoitire. Kubabara ibikanu ndetse indwara z'umutima. Niba hari ikintu cyeze muri iki gihe ni ikibazo cy'indwara z'umutima. Niba hari ikintu cyeze muri iki gihe ni imitsi abantu bari kurwara iy'ibikanu. Turaza kubibona ukuntu umuntu bamuhamagara, none baba bari kumuhamagara ibyo akora akabona atabireka, na telefone akaba atayireka, akaba yifatishije igikanu. Nyine ubwo nyine tuzaba tubonana, ngo niko ari koza amasahane, telefone iri ku gikanu, ubwo tuzaba tubonana nyine ngo ubyihanganire. Akabasha kuvuga iminota 20, telefone iri ku gikanu. Hashira iminsi wajya kumva ngo iri ku gikanu, ngo kirambabaza we. Iyi ndwara yaje mu gikanu se ngo yatewe n'iki? Naho yatewe n'iki? Yatewe na telefone. Izi ndwara z'umutima inyinshi zituruka kuko imitsi iba yagize ibibazo. Ugasanga imitsi yabaye mitoya, yagiye ifite ibintu byayibangamiye, ikaba mitoya, n'ibicyohereza amaraso uko bikwiriye. Cya 11, kwangirika kw'imiremantanga n'ubugumba. Abashakashatsi bavuga ko gukoresha telefone igendanwa amasaha arenga 4 ku munsi bigabanya umubare w'intangangabo. Hari usibye 8, ari n'abayikoresha amasaha 10. Kazagira ingorane pe kubyara bikanga, nawe utazi ko izo ngorane zose zajya zituruka kuri telefone. Kwiyongera kwimanuka mu mihanda. Kwiyongera kw'iki? Kwimanuka. Buriya reka mbabwire, iyaba ikintu kiye kibabaza ni kimwe. Buriya polisi y'igihugu yigufashe uri kuvugira kuri telefone igusha 25,000, kandi 25,000 haba habuzeho 15,000 ngo ugura agafuka k'umuceri. Niba ariko kakigura simbizi ko kakigura bajya guhara bagahukweza, ariko kakigura
kageze kuri angahe 38 simenye uko bigora ngiye mbona ndi kurya sinjya menye uko bigora ariko nimwumve kandi polisi y'igihugu impamvu yanga ibi bintu nta kindi nuko iyo kuvugira kuri telefone ushaka kuvugira kuri telefone uri kuri vora ukarekura vora wagera umunango ukaburangaye warangara gatoya vora ikabiragiye igiye munsi y'umuhanda ni murebe uyu nguyu muri kubona ko uyu nguyu yagaramye dore nguyu accident nyinshi ziri kuba ziri guterwa na telefone kuko iri kuri telefone kuko yitwaye imodoka amaguru abari gukora amaboko abari gukora amaso abari gukora umutwe uri gukora amatwi abari gukora ikintu cyose kibari gikora iyo hagize ibice bingahe bibiri byafunze bitari gukora byahereye kuri telefone nibwo imodoka igucika ikabiragiye ikabigonza abantu cyangwa se ikajya munsi y'umuhanda nawe ikakwica uzize telefone byaba byiza igihe utwaye imodoka uri kuri telefone ubanza ugashyira ku ruhande ukitaba wamara kwitaba ukabona kugenza gute ukabona kugenda ariko ugasanga turi kuvuga polisi nabi polisi n'abantu babi polisi baraduhemukira nyamara ntabwo polisi duhemukira ahubwo igamije kugira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi tugire ubuzima bwiza twirinde impfu za hato na hato inama zagufasha kwirinda ingaruka zo gukoresha telefone inama ya mbere gerageza kugabanya igihe umara ukoresha telefone ndetse zikoresha ukajya ugerageza ugakoresha bluetooth igihe bishoboka wakoresha ubutumwa bugufi SMS WhatsApp cyangwa SMS isanzwe ikindi bishoboka wakoresha telefone z'umugozi kuko zifite ingaruka nkeya ariko ziracyabaho keretse mu biro bikomeye ariko izo ni ikizikibaho umwana muto ntiyakagombye gukoresha telefone igendanwa murabona ko uriya mwana ni mutoya ntabwo byemewe ngo akoreshe telefone igendanwa kuko impamvu ya mbere ntabwo azi uburyo ayifatamo impamvu ya kabiri ni uko twasanze yuko amagufa ye ntabwo aragenza ate ntabwo arakomera impamvu ya gatatu tutashyizemo hano ni uko ibasha no gutangira kumuyobya agagira urukundo rwa telefone kurenza amasomo yiga niyo mpamvu ibigo by'amashuri bitemera ko ari umwana ujyana telefone mu kigo cy'ishuri ibyo nabyo ugasanga hari n'ababyeyi usanga bashwanye n'abaprofeseri ariko biba bifite ingaruka nziza kuko umwana aherera muri telefone kirazira guha umwana muto telefone babyeyi mwagize amahirwe yo kuboneka muri uyu mugoroba bagore nimwe mukunda kubikora ntabwo umwana ahoreshwa telefone umwana ahoreshwa ibere niba uzi ko ibere ryawe nta mashereka arimo genda ugane amata azagufasha kugira amashereka unywe n'igikoma ariko ntabwo telefoni ari yo kureresha umwana irinde kwitaba telefone uyifatishije ku gutwi n'urutugu bya bindi twavuze ibi ni ikosa rikomeye cyane bishobora gutera ingaruka y'ibikanu gukoresha telefone ivuga cyangwa non-speaker ni byiza kuko iba itegereye ugutwi kuvuga kuyipfukira washyiramo muri pariyere ariko nabwo usanga hari ikibazo harimo abantu baba badashaka kunda abyumva waba ari umugore afite akandi kantu ku ruhande cyangwa waba afite akandi ku ruhande akanga gushyira muri ngo ashyiraho pariyere noneho akemera kwiniga akayinigira ku gutwi n'ijosi muri covid ngo yagiye yasenye ingo nyinshi cyane muri covid kuko ntawemeraga gusohoka wajya kubona ukabona umugore cyangwa se umugabo ahamagawe n'indi kandi uwo babana ntashaka ko byumva wajya kubona ukabona bari mu cyumba aratubutse akikanga kugira ngo ajye mu rutoki ajye kwitabirayo kubera telefone irinde kurarana na telefone cyangwa uyibuze gusona
nta nubwo ngo ari byiza kwishyira mu cyumba turaramo, ariko se niba inarimo yibuze gusona, kuko burya kwa kundi yabwisona ibirimo icyogajuru kiba kirimo gishakisha uwo kiri buze kuguhuza nawe. Iyi sona rero ubwo ni ikibazo kiba gikomeye cyane, ayo marere yose ari guhuza izo nzira zombi ebyiri, wowe urasinzira rero nawe telefone iruhande rwawe, ibyo bibazo biri kujya bikujyamo usinzire uri mugona. Nanga umuntu ugona ariko mbuza gusinzira. cya karindwi, gutwara telefone igendanwa mu mufuka w'ipantaro cyangwa ijipo byakongerera ibyago byo kwangirika k'udusabo dukora intanga, ubishoboye wayitwara ahandi. Ahantu nagiye nari mfite ivuna ndi kwigisha iki cyigisho, umugore umwe ashyira hejuru, amaze gushyira hejuru arangije avuga ngo kandi ngo uyu mubwiriza ngo ibyo yavuze mushaka kuba mutabi, ngo reka mbabwire ibyo yankoreye. Yari umuyede, yambara bwa bupantaro bw'ubukoboyi buba bufashe cyane, ni umudamu. abayikubisemo ibirashyushye, ishyushye igeze igihe iturikira mu mufuka, ituritse iramutwika, no kugira ngo azayikure mu ikoboyi imufashe biramunanira, agezwaho itura hasi, abantu bakamucaho bakagira ngo ni umusazi, kandi yahiye ngo itako ryose kuva hano kugera hano telefone yamutwitse. Abantu rero muyitwara mukayitwara mu mifuka, bavuga ko ngo kugira ngo uyitware mu mufuka wareba ahandi uyitwara, ariko ntuyitware mu mufuka, kuko uko uyitwaye mu mufuka iba yegeranye neza n'umubiri, ku buryo za ngaruka twavuze z'amariro n'ibindi zibasha kukwinjiramo mu buryo wowe utazi. Mu gihe uyitwaye jya ukora uko ushoboye igice cyaho bakanda imibare, ibyo bita clavier, cyerekeze ku mubiri wawe. Ahangaha mu ruzi inyuma hano niho habi cyane, kuko niho hasohokera biriya byose. Aho imibare iri niho hakagombye byira, niba byakunaniye akahareba imibare akaba arawushyira hano, aho moteri yayo iri ahangaha akaba ariho yerekeza hirya, aho kugira ngo abe ariho yerekeza ku mubiri. Ariko nta muntu ufite telefone ifite imibare. Turiya telefone dufite imibare n'izi ngizi, ariko n'izi ngizi za touch nazo, aho kugira ngo ahangaha mu ruzi aba ariho werekeza hano, aha ku kirahure niho wakagombye kwerekeza hano, kugira ngo ibi ngibi nibiza bijye bijya hano, ariko byo kuza hehe ku mubiri w'umuntu. Ni byiza kuganira kuri telefone igihe gito, kuko ingaruka zo kuyikoresha igihe kinini ziriyongera bitewe n'umwanya munini wo kuyiganiriraho. Mu gihe uhamagarwa cyangwa uhamagara, hinduranya imisaye mu gihe uhamagara, ntuhite ushyira ku gutwi mu gihe uwo muvugana atarayifata. Ntugatinze telefone cyane ku gutwi kumwe, ahubwo igihe muri kuvugana jya ukunda kuyihinduranya, uyikure ku gutwi kw'iburyo ushyire ku rw'ibumoso, wongere ukure ku kw'ibumoso ushyire ku gutwi. Naho gutinda ku gutwi kumwe ni ukwiyangiza cyane. Koresha cyane uburyo bwo koherezanya ubutumwa bugufi SMS, kuko birinda telefone guhura n'umubiri wawe. Irinde gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga. Bashoferi, bantu mutwara moto, bantu mutwara imodoka, bose ntabwo ari byiza gukoresha telefone utwaye imodoka, kuko ibasha kukuyobya. Murabona uyu mudamu atwarishije akaboko kamwe, akandi kari kuri telefone, atwarishije kamwe, agize nk'umuntu wambukiranya akamukiranya umuhanda, kuko ubwonko bwibereye muri telefone kuzagira ngo azabashe gukata imodoka mu kwepe, mbese byoroshye. Oya, ntabwo aba ari stable. Iyo utwaye imodoka ufashe vora n'amaboko abiri, uba wumva uyiteze ku buryo gukwepa ikintu bigenje gute byoroshye. Kandi abatwara imodoka murabizi, iyo ujya gukwepa ikintu ntabwo ukwepa cyane, ni akantu gato gusa ugira gutya. Ariko iyo utwarisha akaboko kamwe biroroshye, ntabwo byoroshye. Irinde gukoresha telefone igihe ugendera mu kinyabiziga cyihuta.
ubushakashatsi bwagaragaje ko igihe telefone ihinduranya umunara aribwo n'ingaruka zirushaho kwiyongera. Kutayivugiraho uri kugenda mu binyabiziga byagabanya iyo ngaruka. Ababyeyi batwite bagombye kugabanya amasaha bamara kuri telefone kandi bakirinda kuyiyegereza kuko bigira ingaruka ku mwana batwite. Iki twakibonye. Kirazira kwegera abana bakiri bato mu gihe umuntu arimo avugira kuri telefone, ndetse ngo n'igihe umuntu atayivugiraho si byiza kwegereza umwana telefone, kuko izo indisi zose ziba zishakisha uburyo zahuza telefone n'uruhurirane rwa network, zikabasha kuba zacengeza mu kintu icyo ari cyo cyose. Umwana aba afite ibice by'umubiri bitarakomera kandi bigikura cyane cyane ibice by'ubwonko, ku buryo byamuviramo ibibyimba bikururana n'ibindi bice by'ubwonko. Kwirinda biruta kugenza gute? Kwivuza. Ni bangahe bumvishe iki cyigisho? Bagera gutyo turebe. Imana ibafashe, ibaho umugisha kugira ngo mushyire mu bikorwa. Telefone ntabwo wayirinda ngo ureke kuvugana n'abantu, ariko wiyivugiraho igihe kinini, uyishyira ku gutwi. Niba ugiye kuvuga igihe kirekire, jya unyuranya kubumoso no ku buryo, kandi igihe utwite reka kuyishyira hafi y'inda. Ikindi cya kabiri, ntabwo telefone ari igikinisho cy'abana batoya. Ntabwo ari byiza kuvugira kuri telefone igihe uri konsa umwana ikwegereye. Ibyo byose ni bibi. Ngaho reka rero tubyirinde kugira ngo tubashe kugira amagara mazima. Ibyo basabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu.